mu burinzi bukomeye. Perezida Samuel Doe aherekejwe n'abasirikare be ndetse n'aba Ecomog yajyanywe mu biro bya General Kwaino batangira kuganira ibyo yamushakiraga. Hanze umutekano wari wakajijwe kugira ngo inyeshyamba za Taylor zitamugeraho, ariko mu kanya gato cyane mu gihe General Kwaino na Perezida Samuel Doe barimo baganira, habaho igitero gitunguranye cy'abantu batari batumiye muri ibyo biganiro. Muri make bari abashyitsi b'agahato. Abo ntibari inyeshyamba za Charles Taylor, ahubwo bari inyeshyamba za Prince Johnson wari wariyomoye ku mutwe w'inyeshyamba za Charles Taylor za NPLF, agashinga umutwe yise INPLF. Uwo Prince Johnson rero n'inyeshyamba ze baje ku biro bya Ecomog bafite imbunda ziremereye cyane nk'abagiye mu ntambara ya nyayo. Kuri bo Perezida Samuel Doe ntabwo yagombaga kuva aho ngaho. Inyeshyamba za Prince Johnson zikihagera zahise zitangira kurasana n'ingabo zari hanze zirinze Perezida Doe, ariko mu kanya gato ingabo za Liberia zari zitsinzwe kubera ko ntacyo zari gukora imbere y'inyeshyamba zari zariye Karungu. Ubwo noneho hahise hakurikiraho n'urugamba rwo guhangana n'umutwe kabuhariwe warindaga umutekano wa Perezida Doe. Maze mu guhangana gukomeye cyane inyeshyamba zibarasa umwe ku wundi nta kubabarira. Samuel Doe wari uri mu biro bya General Arnold Kwaino yahise atahwa n'ubwoba biramurenga, atangira gutitira no kubaza wari wamutumiye General Kwaino ibitangiye kuba, kandi yari yamwijeje umutekano. Gusa ikindi cyari kikiri ingingo yo kuganirwaho kubera ko ibintu byari byamaze guhindura isura. Inyeshyamba za Prince Johnson hanze zari zimukeneye cyane ku kiguzi cyari cyo cyose byagisaba, kubera ko ubwo abari bashinzwe kumurindira umutekano barimo baraswa umwe ku wundi, ari nako inyeshyamba zisatira inyubako zinayinjiramo. Wayoboraga ingabo za Ecomog General Kwaino yagiye kureba ibirimo kuba hanze, asanga intambara yarose, intambara yafashe indi isura ya nyayo y'urugamba. Nawe atangira kwihisha. Aho inzu y'igorofa yakoreragamo Ecomog yari iteretse hari huzuye umwotsi wivanze n'umucanga byaturukaga ku bisasu biremereye cyane byaraswaga n'inyeshyamba za Prince Johnson. Gusa mu bwenge bwinshi abarwanyi ba Prince Johnson ntabwo bigeze barasa ku ngabo za Ecomog. Oya, barasaga abashinzwe umutekano wa Perezida Samuel Doe.